Muraho neza bakunzi bacu kuri The US New Times. Uyu munsi dufite umutumirwa akako asanzwe ari n'umusesenguzi kuri The US New Times. Muraho neza bwana Innocent. Enda gushimiye cyane bwana Raoul, kandi nkaba nongeye gushimira kongera kubana nanjye hano kuri The US New Times. Murakoze cyane Innocent. Uyu munsi dufitiye byinshi abakunzi bacu kandi bari bamaze iminsi badutegereje, bamwe bana bitwandikiraga bakabitubwira. Tukaba dufite amakuru rero uyu munsi aturuka mu butabera bw'u Rwanda, aho uwitwa Karasira Aimable twumvise amakuru yuko yakatiwe n'urukiko rushinzwe kuburanisha ibyaha byambukiranya imipaka. Ese ubundi Karasira Aimable wamutubwiraho iki bwana Innocent? Urakoze cyane, ngira ngo ntabwo turi butinde cyane kuri Karasira Aimable uko mbyumva, kuko ibyinshi kuri we abanyarwanda barabizi. Urugendo rwe ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, yirukanwa kubera imyitwarire n'ibindi, ibyo abantu barabizi, kugeza ubwo akoreye ibyaha bitandukanye arimo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo yazanye amacakubiri mu Banyarwanda n'ibindi byaha bitandukanye, kugeza ubwo yatabwaga muri yombi n'inzego z'igihugu zishinzwe iperereza n'ubutabera no kugenza ibyaha. Bakamukora iperereza bakamusangana ibyaha, bakamuta muri yombi, bakamumanura, bakamugeza Madrid. Yego. Akaba ari umuntu wagaragaye cyane, umwihariko namuvugaho, wagaragaye cyane nabyo nakwita mu gutinza urubanza, kuzaramo imbogamizi zitandukanye, harimo kuvuga ko afite ikibazo cyo mu mutwe n'ibindi. Yego. Kuza mu rukiko afite teremusi igikoba mu ntoki, agashyara karanze urubanza rwe, byagiye bigaragara. Yego. Kuza yambaye bodaboda zidasa, nakandi gashya karanze urubanza rwe. Kuza yambaye amashapure, ubundi muri Kiliziya Gatolika agenda mu Gatolika. Yego. Twambara ishapure imwe. Yego. We yazaga yambaye amashapure atatu atandukanye amabara, ko nakandi gashya, ariko kuri gihe nkabona n'umufilozofe. Turadushya n'uduhangano yabaga yakoze agasetsa abantu, ngira ngo ariko yatera n'impuhwe urukiko. Ubunse mu bisanzwe muri kaminuza yigishaga irihe somo wenda kugira ngo dukomeze? Ntabwo nzi icyo yigishaga, gusa nzi ko yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda, yitwa Professor Niga. Ntabwo nize muri kaminuza y'u Rwanda, ariko yarahigishije. Ikindi nzi yavuzweho nuko mu nzu ye hasanzwemo amafaranga atari make, Abanyarwanda n'amafaranga y'abanyamahanga, amapaundi, amayero n'amadolari menshi. Nayo akekwa ko ashobora kuba yarakomotse ku nkomoko mbi, bad source. We ahakana, avuga ko yakuye mu bukode. Ukuri kwabyo ntabwo kuzwi, ariko ukuri kwabyo ushobora gusesengurwa kubona umuntu wabaye kaminuza, umwarimu muri kaminuza, amafaranga leta imuhemba ibiyazi. Yego. Wahembwe ukaguramo isabune yo gukaraba, ukaguramo icupa rya byeri, ukaguramo ibyo kurya, ugafashamo umuryango se, wenda yari umusurateri, ako niyo wakora savings n'imyaka yari amaze mu kazi, sintekereza ko yagira kuri amafaranga yose. Ese nta gihe umuntu ashobora kugurisha nk'imitungo itimukanwa wenda yarazwe n'ababyeyi cyane? Iyo wagurisha imitungo burya rero, yego, ushobora kuvuga uti nari mfite ikibanza mu murenge wa Gisozi, mu kagari ka Ruhango, mu karere ka Gasabo. Yego. Iyo ugurishije ikibanza, wagiye Innocent agurishije ikibanza muri Gisozi, abantu baba bazi ko Innocent agira ikibanza, n'ukiguza abahari. Icyo gihe iyo buriya niho buriya inkiko cyangwa se ribu n'inzego zishinzwe ubutabera zibera akaga, kuko zigusaba ibimenyetso. Inkomoko y'umutungo ufite miliyoni 50 kuri konti bwa Innocent. Yego ariho. Nayawe, yego nayanjye. Wadusobanuriye se ukuntu waba warayakoreye? Yego. Ni ibintu biba byoroshye cyane kuba navuga nti jewe rero nari mfite ikibanza data yansigiye ku Gisozi. Yego. Narakigurishije, dore wakiguze yitwa Raoul, yamaye miliyoni 60, mpeba komisiyo miliyoni 2, izindi 2 nzishyura imyenda, dore nsigaranye 55 nayamubona bayobozi. Yego. Bakambwira duhe nimero z'umuntu wakiguze, bakajya kumureba, bajya kumureba bagasanga koko cyaraguzwe. Icyo gihe ntabwo bitindaho. Yego. Ariko bagiye bagasanga ndabeshya, bagasanga ibyo navuze byose ntaho bihuriye. Icyo gihe ntekereza ko batangira kujya icyo bita suspectinga nk'inkomoko y'ibyaha, ko byavuye ku nkomoko y'ibyaha. Hari amakuru waba ufite ku cyemezo cy'urukiko? Yego. Urukiko rwategetse ko fungwa imyaka 5
rumuhanaguraho ibyaha byose yakekwagaho, rumuhamya icyaha kimwe aricyo cyo kuzana amacakubiri mu banyarwanda kubera imvugo yagiye akoresha ku mbuga nkoranyambaga, rumukatira imyaka 5 kandi runategeka ko imitungo yafatiriwe yose ayisubizwa. Bivuze ngo miliyoni twavugaga mu kanya n'amazu byose arabisubizwa. Ariko ntitwirengagize ko yaramaze igihe kinini yafunze kubera ko yagiye atinze urubanza ku bushake bwe. Hari ubwo yanze abacamanza, hari ubwo yavuze ko arwaye ibibazo byo mu mutwe agenda kwipimisha, ibi byose byatindije urubanza rwe. Bivuze ngo n'ubundi aramara mwandi mezi make ya myaka 5 ishire atahe. Nk'umusesenguzi twinje mu buryo bw'amategeko, amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, ese wabivuga iki ku kirego cyo gupfobya jenoside no gukwirakwiza amakuru ahungabanya umutekano w'igihugu? Hari umurongo uhamye ubona umuturage adakwiriye kurenga? Yego, ahubwo si umurongo uhamye gusa. Yego, navuga ngo umurongo utukura kandi ukomeye. Navuga ngo ni umurongo uhamye, ukomeye, unatukura. Buriya gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ni ikintu kibi cyane, mfata nka sakirirego ngiye nka Innocent. Noneho ari ukazana amacakubiri, kandi amacakubiri yazanywe na leta mbi, leta zabanjirije leta y'ubumwe, leta yo Habyarimana na Kayibanda, nibo bazanye ibintu bijyanye n'amacakubiri n'urwango mu banyarwanda, ari byo byatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi wa none hariho ntago izo mvugo amacakubiri bigomba guhabwa intebe kugira ngo twirinde tunakumire ibyabaye. Mu buryo ubusanzwe bw'amategeko ubona igihano cy'imyaka 5 gihwanye n'ibyaha Karasira yahamijwe nk'umusesenguzi mu maso yawe? Ntabwo ubundi urukiko iyo rugiye guhamya umuntu icyaha, ntabwo umucamanza byuka ngo arote ngo ndagukatira 20 yewe kubera ko yashyizemo umujinya cyangwa iki. Umucamanza areba icyaha wakoze, ashingira ku ngingo z'amategeko, kuko buriya RIB ni qualifying icyaha. RIB ikavuga ati wishe umuntu cyangwa wariye ruswa cyangwa waracuruje cyangwa wakwirakwije ibiyobyabwenge n'ibimenyetso birimo, umucamanza ubushinjacyaha bukabizana bukabigushinja. Iyo bigufashe ubushinjacyaha buba bwanagusaba igihano uri bukatirwe. Umucamanza w'icyo areba balance kwa bati ibi bintu bamushinja umuntu nibyo, ibimenyetso nibyo, akaguha umwanya wo kwisobanura. Yabona ko ari byo ashyize mu nyurabwenge ye, akabati ibintu nibyo, akareba ya myaka bagusabiye, akabona n'ibimenyetso birimo n'uburemere bw'icyaha cyangwa n'inyorocyaha, akabishyira ku munzani, none akagukatira. Ariko ntabwo ajya hanze y'iki tegeko riteganya ku myaka. Nimba itegeko riteganya hagati y'imyaka 3 n'5, imico ari 3, imyinshi ari 5, ashobora guha maximum 5 kubera ko impamvu nkomeza cyaha ziremereye, cyangwa guha 3 kubera yuko impamvu nkomeza cyaha zoroshye. Bwana Innocent, urumva ko mu gusesengura umucamanza ashingira ku ngingo z'amategeko, ntabwo aca urubanza ashingiye ku marangamutima. Ngira nacyo tugende dushimira igihugu cyacu ko kimakaza ubutabera. Ntabwo bibaho, nta mucamanza n'umwe muri uru Rwanda ushobora guca urubanza ashingiye ku marangamutima, ni itegeko rikora. Murakoze cyane. Hanyuma tubona nkawe wize amategeko kandi yafitemo impamyabushobozi, uburyo usesenguramo abanyarwanda bakungukiramo byinshi, yewe n'abari hanze y'igihugu turabazi barwanya leta y'u Rwanda, bayishinja kutagendera ku mategeko. Ariko hari ikibazo kivuga ngo nuruhe ruhare ubona ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bugomba kugira mu gihugu cyanyuze mu mateka akomeye nk'u Rwanda kugeza uyu munsi wa none, aho hari bamwe bavuga yuko Karasira ashobora kuba bwaro ubwisanzure bwo kuvuga bwo gutanga ibitekerezo, mbese yarenze uhe murongo kuye ki uyu munsi wa none abantu bagomba kubigenderaho ntibagwe mu byaha nk'ibyo Karasira yaguyemo? Ari cyo ntekereza cyuko gutanga ibitekerezo ni ikintu kimwe, yego, no gukora icyaha ni ikindi kintu. Ubwisanzure ni icya gatatu, ugomba kubihuza. Ubwisanzure urabufite, uhabwa n'itegeko nshinga, n'igihugu kitakwambura kitanakubaza, ariko noneho urabukoresha ute? Kuko ikintu cyose iyo gikoreshejwe nabi kiba kibi. Ubwo bwisanzure ushobora kubukoresha nabi, yego, ukabukoresha ukora ibyaha. Icyo gihe ntabwo inzego
zishinzwe kugenza ibyaha wenda urugero nka RIB cyangwa polisi y'igihugu bazakwihanganira. Ubwo bwisanzure ushobora ubukoresha neza utanga ibiganiro cyangwa amakuru byafasha sosiyete nyarwanda cyangwa byakubaka sosiyete. Yego. Kuba wakoresha ubwisanzure itegeko nshinga ryaguhaye wubaka igihugu utanga imirongo myiza ni byiza cyane, ariko kuba wakwitwaza ko itegeko rikwemerera cyangwa riguha uburenganzira wo gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu bwisanzure ukabukoresha nabi, uzana amacakubiri, uzi neza icyo amacakubiri yageze mu gihugu cyacu ari nacyo babajije. Yego. Upfobya jenoside yakorewe abatutsi, uyihakana, ubiba urwango mu banyarwanda, icyo gihe ntabwo ntekereza ko ari ubwisanzure, ahubwo waba ubikora ugamije ikindi kintu, cyane iyo ubikora uri umuntu mukuru. Icyo gihe iyo ufunzwe ntabwo wajya kuvuga ngo leta yakurenganyije kandi wakoresheje bwa bwisanzure bwawe nabi. Nta munyarwanda leta ibuza kwisanzura, ahubwo icyo twibutsa ni ukwisanzura mu buryo bwa nyabwo, ni nacyo twibutsa. Murakoze cyane. Tuzi ko Karasira Aimable ibyaha yakoze ibyinshi yabikoreye ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga yari afite. Ese ubona nko mu maso yawe nk'umusesenguzi, ubona uru rubanza rubaye uruhe rugero ku bandi bafite imbuga nkoranyambaga bakoresha bavuga ku mateka cyangwa politike y'igihugu cy'u Rwanda? Ubundi buriya iyo umucamanza agiye gukata urubanza hari ibintu runaka ashingiraho. Hari icyo twita purpose of sentencing. Ngira ngo mu Kinyarwanda ugenekereje ni nk'impamvu z'uko umuntu agiye gukatirwa. Purpose of sentencing harimo ibyo bita deterrence. Purpose of sentencing haba harimo guhana, gukiza umuntu sosiyete, mu Cyongereza bavuga wenda rehabilitation and reintegration, protection from society. Ariko noneho hakabaho principles of sentencing. Principles of sentencing niho habazamo noneho deterrence, individual deterrence na public deterrence. Ibyo bibiraho bitandukaniye. Individual ni ukugira ngo uhanwe by'umwihariko nunasubira kuri mikoro ntuzongere gukora icyaha nk'icyo wakoze. Noneho public deterrence, ubu twese twabonye ko Karasira uyu munsi akatiwe imyaka 5 azira ijambo yavugiye kuri mikoro. Niyo public rero twese tukigiramo isomo, niyo public deterrence, kugira ngo atazagira ubikinisha ari kuri mikoro ngo akore ibyo Karasira yakoze. Niyo umuntu ubona umusirikare mu Rwanda wenda afashe imurarashe abaturage mu karere ka Nyamasheke, bajya kumuranisha urukiko rwa gisirikare rukamuranishiriza mu ruhame aho twese tureba n'igihano tukakibona. Iriya ni abarimo general deterrence na individual deterrence. Ko general deterrence kugira ngo n'undi musirikare atazabitinyuka, cyangwa individual natwe ubwacu individual nuri ubwaramutse agarutse atazongera kubitinyuka. Murakoze cyane. Turabona yuko ingaruka ku mbuga nkoranyambaga ari nazo gihe ushobora kugira ijwi ryumvwa n'abatari bakeya, cyane cyane ko ari ijwi ryagutse. Turabizi ibinyamakuru byagiye bikoreshwa kera mu gihe cya jenoside nka za RTRM, rishobora no gukoreshwa nabi rigatera ibibazo bikomeye. Karasira yifashishaga izo mbuga mu buryo bwisanzuye, ariko mu mvugo ye habonekagamo amagambo yavuzwe ko asebya, apfobya cyangwa atangaza ibinyoma ku mateka ya jenoside. Abacamanza b'uyu munsi wa none bamukatiye igifungo cy'imyaka 5, ariko tukaba tuzi yuko amaze igihe mu igororero. Ese urabivugaho iki ku gihano yahawe n'igihe yari amaze mu igororero? Ku gihano yahawe n'igihe yari amaze mu igororero hari aho bihurira. N'ubundi iki gihano niyo agatirwa 2 years ago cyari kuba ari iki ngiki, niyo agatirwa umwaka ushize cyari kuba ari iki ngiki, ubwo nicyo nene cyamuhamye. Ahubwo icyabayeho nyine ubwite yabigizemo uruhare mu gutinza urubanza. Rero icyo ushobora kubivugaho n'abantu twese muri rusange nk'abanyarwanda tugira ingorane cyangwa se tugahura n'uruva gusenya, ugasanga wenda ukoze icyaha kuko ntituri mikuse kigoroye icyaha wagikora isaha yose, ugasanga utawe muri yombi ugiye mu rukiko. Ngiye mbona byakabaye byiza utiri urushye urukiko. Buriya sobanura yatarushye urukiko, yego, avuga ngo arwaye mu mutwe, yagize ate, yajyanye ibikoba mu rukiko n'ibindi byose. Buriya umucamanza no mukatire ni 3 cyangwa 4. Aho kubera gutinza urubanza, iyo utindije urubanza bihita bijya mu byo twita aggravated factors, yego, aggravating circumstances cyangwa factors, impamvu nkomeza cyaha, kutinza no kugora urukiko. Ariko iyo byoroheje ukababwira ati ibintu nabikoze byagenze gutya, nsabye imbabazi sinzongera, burya aho yari guhitana yitaguha nk'3.
niyo mpamvu rero kugira cooperation n'urukiko kumvikana n'urukiko kugira rwaguhamagaje cyangwa n'inzego z'ubutabera cyangwa z'umutekano birafasha cyane buryo. Murakoze cyane Bwana Innocent, ariko saye makuru gusa twe dufitiye abakunzi bacu. Uyu munsi turamutse tuve kuri Karasira, ariko reka twinjire mu makuru ajyanye n'umutekano uri mu gihugu cya Congo cyangwa se DRC. Ese uyu munsi wa none hari amakuru ahari nzi neza yuko ufite nk'umusesenguzi, hari amakuru avuga yuko hari abacanshuro bafashwe. Bwana Innocent, wabwira icyo abakunzi badukurikirana kuri The US New Times? Yego muri Congo hari amakuru menshi atandukanye. Hari amakuru avuga ko abacanshuro bo muri Blackwater bo mu gihugu cya Colombia bari baraje muri Congo gufasha ingabo za Congo n'ihuriro barwana n'ihuriro ryo mu mutwe wa AFC M23, baba bongeye gufatwa amateka. Cyaba ari ikintu gikomeye kandi gitangaje kuko ni ubwa kabiri aba bantu baba bafashwe amateka, ni ubwa kabiri Congo yabigaragaye ikoresha abacanshuro. Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kandi Congo iri mu biganiro n'ihuriro muri Katari, Congo iri mu biganiro n'u Rwanda rwo gusenya FDLR, Congo iri mu biganiro byo kongera kubaka ubumwe bw'abakongomani n'abepiskopi ba Congo. Ubwo urumva byaba bigaragaye ko leta ya Congo ifite uburyarya bukomeye. Nibyo. Ese ibi bintu ni gute societe muri rusange y'abanyamahanga cyangwa se abazi amateka muri cya gihugu uko byagiye bikurikirana, ni gute bazabifata bakomeje kubona ibiganiro by'amahoro Congo uyu munsi none idashaka kubigiramo uruhare, ahubwo igakomeza kuzana abacanshuro nko mu rwego rwo gushyigikira intambara? Wowe ibona uteye mu maso yawe Bwana Innocent? Yewe mbona igihari nuko ari igihe kizagera M23 ikabona ko bari kuyiryarya. Congo iri kuyiryarya, bene wabo muri M23 bagomeje gupfa, baba ari Nyamurenge, bari za Uvira na muri Sud Kivu, baba bari mu majyaruguru. Nubwo wenda M23 yafasha, ariko ntibikuraho ko harimo zimwe mu ngegera zo muri FDLR zikihishemo zikibica, iyo zibabonye ntizibababarira. Yego, icyo gero kizagira cyuko noneho M23 izafata umwanzuro ikavuga iti abantu bari kuturyarya, nta mahoro bashaka, n'ubundi kigaragara tubarusha ingufu, turakomeje tugiye Kinshasa kubohora Congo yose muri rusange. Ese kuba Congo ikomeza kuzana abacanshuro buri munsi yitabaza igisirikare mpuzamahanga, ese ni ikimenyetso cy'uko Congo ifite imbaraga nke mu gisirikare? Yego, icyo ni ikimenyetso cy'uko ifite imbaraga nkeya, ariko bitanakuyeho ko buri umuhanga ashobora kubirebera mu ndorerwamo yuko umu agent ushaka bari bacanshuro aca amafaranga kidashaka, kandi yamuca mwijeje ko agiye kumuzanira abasirikare barwana. Byumvikane bitudashidikanyije rero yuko bari abacanshuro uko baza niko abakomisiyoneri babazana babyungukiramo, ni nako bagaragaza ingufu nkeya igisirikare cya FARDC gifite. Murakoze. Haba hari ubundi bwumvikane bw'ibanga buvugwa muri kukomeza kubahamagaza? Urumva Perezida Gisekedi uyu munsi wa none aha nakubwira ngo ari desperate. Umuntu uri desperate ni umuntu udafite icyari bukore cyangwa ari buhindire kubiri kuba. Perezida Gisekedi rero icyo umuntu yamubwira none aha cyose kirashoboka. Kuba nanjye namugera nkambwira ariko uzi n'ibintu ifite umutwe w'abasirikare kabuhariwe witwa gutya na gutya, uduhaye amafaranga twaza twarwana twagufatira Goma, ntekereza yatanga. Yego, kuko he is desperate. Rero kuba yakongera kuzana abandi bacanshuro niyo desperateness ituma umuntu wese umugiye mu matwi ibyo amubwiye abyemera, kuko bamwumvisha ko yatsinda urwo rugamba. Bwana Innocent, mu minsi yashize uheruka mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo, ndetse abakunzi bacu baraza no kubona ibiganiro bimwe na bimwe twakoreye ku butaka bwa Congo. Ese ubona abaturage uyu munsi wa none ubuzima bwabo buhagaze gute ugereranyije n'intambara ziri kuhabera uyu munsi wa none? Nahe makuru cyangwa se ishusho uyu munsi wa none hafite muri Congo, cyane cyane muri cya gice kiri kuberamo intambara cyangwa se cyegera ahabera intambara? Urakoze cyane Bwana Raoul. Nanone
igihari nakubwira nuko Bukavu nagiye yego tunararikira abakunzi bacu yuko mu minsi mike cyangwa mu masaha make tuza kuba tubaha ikiganiro cyakorewe i Bukavu cyakozwe natwe nka The US New Times. Turaza rwose kuba tukibagezaho mu buryo budashidikanywaho ibyo nabonye jewe, ibyo nabonye muri Bukavu nk'umuntu wagezeyo, nuko i Bukavu uyu munota none hari umutekano, nuko i Bukavu ubucuruzi n'umuntu utari wajyayo uri butwumve kuri iki kiganiro cyacu wumve ngo i Bukavu ni nyabagendwa, Bukavu yose iragendwa kandi ubucuruzi burakorwa, ibiribwa biracuruzwa byose. Ikindi nuko nabonyemo kidasanzwe no muri video yacu uraza kubibona. Yego, ntago intare za Sarambwe ziboneka aho zibonekeye hose. Bari abasirikare bo mu ntare za Sarambwe nabo bonaga ari mugoroba, ku manywa rwose babibereye muri za barracks zabo, bibereye mu kazi. Yego, yego, ni ukuvuga yuko batameze nk'ingabo zabanje mbere zabaga ziri mu baturage, bimwe bakavuga ko basahuraga, n'abaturage usanga bishimye rwose nta kibazo. Uyu munsi hari amakuru dufite yuko bafashwa abacanshuro, ariko ubwashize babafata bashyikirijwe ibihugu byabo, ndetse turibuka amashusho bamwe bagiye bayabona ku mbuga zitandukanye, buri ngoma ari gusubizayo abasirikare b'abacanshuro bafashwe bo muri Romania, bamwe baciye mu Rwanda bahamara iminsi basubizwa mu bihugu byabo. Ariko uyu munsi niba bafashwe cyangwa se n'abandi bazakomeza gufatwa uko urugamba zagenda rujya mbere, utekereza ko M23 izongera gutanga amahirwe nk'ariya ku bafashwe? Ibyo ngibyo ntabwo ayo mahirwe izayatanga kuko yarabibabwiye, yarabibateguje. Yewe na nyuma yaho gatoya yarabavuze ati umusirikare w'umunyamahanga tuzafatira muri iyi ntambara aho bigeze ntazatubwira ngo ntitwababareye bihagije. Ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi wa none, abaturage wasanze bari mu mutekano, watubwiye yuko wasanze bashima guverinoma nshyashya, nabyita ko ubuyobozi bushyashya bubayoboye bwa M23. Ese abaturage uyu munsi wa none bari hariya wababwira iki ku kijyanye n'amakuru ahari ku rugamba, abari mu Rwanda, abari hanze badukurikirana kuri The US New Times, umutekano muri rusange? Yego, urakoze cyane. Umutekano muri Kongo uratandukanye ute? Uruhande rugenzurwa na leta ya Tshisekedi na leta ya Kongo, abaturage nta mutekano bafite, nta n'ubwisanzure. Haracyarimo ubujura bukabije n'ubugegera bukabije bukorwa na Wazalendo, bukorwa na FARDC, bukorwa na FDLR, bukorwa na Tshisekedi ubwe. Ku ruhande rugenzurwa na M23 na AFC, abaturage baratekanye kuva Bunagana kuza ukagera Kamanyora, ahantu hose habarizwa M23, haba ari Goma, haba ari Bukavu, haba ari Masisi, haba ari Sake, haba ari Minova, haba ari Kavumu, haba ari Kamanyora, hose hari umutekano, haragendwa. Nkubwiye ko nagiye Bukavu, nkasohoka mu mujyi wa Bukavu, abakunzi bacu baza kubibona mu birometero birenga 40 hanze y'umujyi, ndi kuri moto, ntacyo nabaye. Yego, murakoze cyane. Urakoze cyane bwana Raoul, ngushimire cyane. Shimira abakunzi ba The US New Times muri kudukurikira aho muherereye hose. Tubibutsa kugumeza gukora subscribe, like and share, ndetse no gukanda kukazogera ka notification kugira ngo igihe turekuye ikiganiro cyacu mujye mukibonera ku gihe. Murakoze, mugire ibihe byiza, ibiganiro byiza kuri The US New Times. Nakahora kagaruka.